Welcome to Gentil Official. Murisanga mwese muduteze amatwi aho muri mwese abadukurikirana mugende mukande subscribe, share and comment kugira ngo tuzamubone ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Muzukuri turimo n'umutumirwa sinza kumuvuga n'umuntu mukuru uzi kwivuga araza kwivuga kinyamurenge n'umunyamurenge nk'ibisanzwe. So muzukuri aratwibwiye. Murakoze cyane mutumirwa uribwira abantu dukurikiranye. Okay, murakoze. Amazina yanjye nitwa Chance Patrick. Nkaba ndi umusama mwishwa basinzira. Mu rugo ni hano mu Rwanda, ariko iwacu ni muri Congo, aho bita Kumugeti. Niho navukiye, ni naho nakuriye mbere yo kuza hano mu Rwanda. Murakoze cyane, murakoze kunyakira kuri Gentil Official. Niko babwira abakunzi ba Gentil Official. Abakunzi ba Gentil Official, mugomba gukora subscribe, mugomba kumushigikira, mukamwereka urukundo. Icano ni yanyu mwese, kandi gufashanya ni byiza. Gukanda subscribe nta kindi kiguzi, ni ugukandaho gusa. Hari abantu bijye bigora gukanda subscribe kugira ngo ni faranga batanga kugira ngo ukande subscribe. Wageze kuri YouTube ukandaho gusa biba bihagije. So mushigikire umuvandimwe. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Abantu bari kumushira bareke n'ubushishi. Mugende mukande subscribe kugira ngo mutuzamure. Mu by'ukuri turimo n'umutumirwa yabibwiye n'umunyamurenge. Nkuko yabibwiye iwabo ni Kumugeti, ni n'umuvandimwe twahuye twatubaza ibisi tutabonana, ariko kangowe ko tugiye gukorana ikiganiro. Tugiye kuganira ku bintu bitandukanye, umuco wacu uko bimeze ugereranyije kera n'ubu ngubu. Muzukuri ubona umuco wa kinyamurenge, izo wabonye ukiri mutoya, izo warebye kuri bakuru bacu ba data ba sogokuru, ubona umuco w'abanyamurenge ugeze he muzukuri? Navuga ko umuco nyamurenge muri iki gihe, muri generation usa nkaho watakaye. Ni mu buryo bwinshi, mu buryo bwo kubaha abantu ba kera baruhaga cyane, ugasanga ewana umuco barawufite, ugasanga gutatira igihango cy'abantu ba kera byari kirazira. Ikindi mbona cyatakaye ni ku myambarire. Imyambarire kera muri abantu b'abanyamurenge wasangaga barikwizaga, ugasanga nyine ni abantu bameze neza, ntibambaye ubusa. Ariko ubu ngubu igihe tugezemo, niba barikanze aho isi igeze cyangwa se niba ari imperuka, ntabwo sinzi ukuntu nabyita, ariko urasanga nyine umuco waratakaye ahantu hose, haba abakuru n'abana. Ugasanga nyine ntumenye umukuru ntumenye n'umwana uko bitwara, ugasanga nyine umuco waratakaye pe, kandi cyane. Muzukuri umuco nyamurenge wari umuco mwiza, nkuko umuvandimwe yabivuze. Habagaho kubahana, abantu bakamenya umuto n'umukuru. Wumvaga nka so uko aje nko mu rugo rwawe ukihisha cyane neza, ukamuhambira urupande ukiruka. Ariko ubu ngubu niho basigaye basohora mu mazu tasobukwe taki. Abantu bararakaye, bavuye mu byo bararakara. Ubu umugabo asigaye asohoka, umugore agasigarana sebukwe cyangwa mabukwe yamubwira ngo nutamvira hano ngenda ava hano. Ukamubwira ukamubwira sobukwe wawe ngo se uzotaha ryari. Kandi mbere sobukwe yarinjiraga ukajya mu cyumba, kamuje mu mbere ewana no kumureba mu maso byabaga ari ikibazo. Ariko ubu ngubu nyine usanga ibintu byose byarahindutse cyane. Si ngombwa ko mwahinduka kubera ibihe. Yemwe tugire ikinyabupfura, twubahe umuco nyamurenge,
twongere tugarure. Niki uvuga ese urabona ko muri iyi minsi Kongo isa nkaho ifite umutekano, urabona Kongo kugenda izamo kandi k'umutekano koko urahari, ngo barayifashe, Bukavu barayifashe yabaye Tombe, ni Bukavu yabaye Tombe. Ese ku bwawe umusore Nyamurenge ni gutekereza Kongo twebwe twumva ko amahoro ahari, ariko buriya amahoro ntabwo araba 100% cyangwa se nta nubwo aragera kuri 60%. Yewe ko mbibona twebwe twumva ko amahoro ahari, ariko ntabwo amahoro aba ahari, kubera ko ejo urumva ibintu bimeze neza, ukabyuka ukumva kera ngo hari intambara, hari abantu bapfuye, twabyuka ukumva ngo ibintu bimeze neza, ejo bundi twabyuka tukumva ngo hari umuntu wapfuye, ugasanga nyine ntabwo amahoro ahari 80%, ntabwo ahari rwose. Gusa nyine ibintu biri kugenda neza uko biri, si nka mbere za 2006 kuzamura kugeza ejo bundi za 2024 wasangaga nyine ibintu bimeze nabi, abantu bari gupfa buri munsi, ariko uko biri urabona ko ari amahoro. Abahungu hariya umutekano gusanga nyine bameze neza, haba M23 haba Twirwaneho, urasanga nyine ewana barimo bararwanira ishyaka ry'ubwoko. Urabona ko nyine ubu ngubu nta bwicanyi buhari, si nka mbere. Yamuze ukuri Kongo iri kubona amahoro, kandi Kongo ni igihugu cyiza tuvukamo twavutsemo. Abenshi baza bihakana Kongo, njewe Kongo ndayigendana, nigendana mu mufuka. Njana Kongo mu mufuka. Njewe abantu benshi hari umuntu wigeze kumbwira ngo ndakunda gupostinga indirimbo za Kongo, nawe uzazipostinga iz'igihugu cyawe. Uzazipostinga iz'igihugu cyawe, niba uri umugande postinga ingande, niba uri umunyarwanda ugomba kuba proud yawe, ugomba kuba proud y'igihugu. Njewe n'amajezi yanyu ndagira ki jezi ya Kongo zanumva iyo nyambaye, niwo mwenda zanumva nambaye kaberwa ni kumusebe. Muzukuri Kongo ni yacu, kandi muzukuri ni igihugu ciza kitigeze kibamo inzara, ni igihugu gituwe n'abaturage benshi, kandi igihugu kinini gifite imbago nini cyane, abaturage bari babaye mu by'ukuri neza. Ese ni cyo kintu wageze mu Rwanda ryari? 2008 2008 aho ngaho 2006 mu kwa 9 2006. Ese ni ibihe bintu wibuka muri Kongo ushobora kuvuga ati ndavyibuka, urambire nk'intu nka 3 wibuka? Nibuka ndibuka kubera ko nakundaga kujya kuragira, nakundaga kurya imbuhu, nakundaga kurya amasonga, n'amapera yarahabaga. Nakundaga kurya ikindi nakundaga kurya ni sagategeri. Yakundaga kuba mu bishanga ukuntu nyine amazi ewana, biriya bintu kabisa nta muntu utarabiriye ku muntu wabaye muri Kongo pe. N'umuntu utarabiriye yaba sinzi ukuntu byabaga nyine byaba bimeze, yaba ari ukwihakana. Yani nk'ibyo ngibyo. Yanje nakundaga ikintu cyitwa ibituku. Ibituku zararyohaga iyo bivunditse zaga zaraye. Ukabirya zaraye noneho zaga zoroshe kurya zarakwiswe n'akazuba. Zaga bimeze neza kabisa. Ikindi se wavuye uzi gukamara? Navuye nzi gukama no kuvuruganya, nari mbizi cyane rwose, kubera ko nabanaga na sogokuru. Ninjye muntu ewana ibintu byose wabaga abiri inyuma. Ntago nakamaga inka zose, ariko nabaga mfite inka yanjye. Sogokuru yabaga yarampaye akambwira ngo iyi nka uzajya uyikama. Ni ikihe cyizere gikegwezaga cyo kugwa inkimwe? Kubera ko nari nkiri umwana, ntabwo nabashoboraga kuba nakama inka zirenze 2 cyangwa 3. 2 zo narazikamaga, ariko cyane cyane ari inka ewana yitondaga nabaga mfite hariya nakamaga. Wavuga nk'imyana nk'itatu twari duturanye hara kumugeti, mbese iri neighbor yacu nyine
yari tugusa bavuga nk'imihana kitanu cyangwa ine hariho kwirango hariho kuri Nyakirango hariho kumurambya hariho hagana kandi yacanze mu Masoro mu Masoro mu Bega hariya mu Bega no mu muhana w'abasinzira hariya kwirango umuhana w'abasinzira hari imihana w'abasama n'umuhana w'abasinzira naho ngaho n'abantu bita mu Gahunda mu Gahunda kuri Kibogeri ahantu bita kwa Kageti abantu kwanta kanti mu Kajembe kwa Rumamfura abantu batuye muri izo mpande kwa Rumamfura mu Gahunda kwirango ry'abasinzira n'abasama n'abasita babaga kuri Nyakirango n'abasegeri njyega nigiraga kuri Nyakirango niho Nyakirango mpaheruka hituye indege ba Monique turiruka tujya kureba tuva mu mashuri twese turagenda turirukanka tutabaye za 2 naho ngaho kabisa nigaga nayo ngiye kuja mu wa 3 primaire batari mu wa 2 uzi ko ushaka kundi mu wa 2 rose nize nkiri umwana natangiye ishuri basi nkuruta ariko nuko natanga ishuri ndi mutoya cyane ndi muto kabisa ndabyibuka ni twarirutse turiruka tugiye kureba indege twavuye ku Mugeti tukomeza wa Murambi ku mashuri yo kwa yaba Kadezi turakuka gutya turinjira ahantu twagiraga imirima sinzi ukuntu bahita turakonera gutya tugera ku Murambi niho twabonye icyo gihe njye nari ndi kwirango nanyuze ewana anyuze ku maresitora yaho bacururizaga abantu barire kuri resitora yo ku Murambi no kwirango mubahe kabisa tugeze ku musozo w'ikiganiro wakoze kuba wanyitaga muri studio ya Gentil Official muzukuri n'abandi bose tuzabatumira bazaga hano kuri studio baduha ikiganiro icyo nababwira abavandi iyi channel ni yanyu ni yanje yewe mukoze subscribe mwamugize neza mukoze share mwamugize neza mushizeho comment mwamugize neza nicyo babwira ku musozo w'ikiganiro murakoze nishimiye kuba hano kuri Gentil Official ni bwo bwa mbere narinjye kuri Gentil Official ubu ngubu ni nkaho hano bibaye mu rugo tugiye kuzajya tubana mu gihe dushobojwe rero abantu bakurikiye Gentil Official mumushigikire mumwereke urukundo musharinge comment ndetse mujye mukomeza mukurikirane ibiganiro bya Gentil Official murakoze cyane ciao